Ubusanzwe ubwoko bwa Vikings bufite inkomoko mu gace ka Scandinavia ni mu majyaruguru y'isi. Scandinavia kuri ubu ngubu habarirwa ibihugu bya Sweden, Denmark ndetse na Norway. Ubwoko bwa Vikings buvuga ko ari bwo bwoko bwatangije ubwami muri iki gice cya Scandinavia buhereye ku gace gato kitwaga Northumbria. Ni mu gihe amateka menshi avuga ko aba Vikings bari abasazi, ahanga bakabishingira ku myizerere yabo itaragiraga ikintu na kimwe yitinya cyangwa se ngo yicuze. Abemera Imana bo mu gihe cyabo cy'aba Vikings babaye bavuga ko Vikings rwa rugero rwiza rw'ikibi kiri ku isi, bamwe bagahera babagereranya n'ibiremwa by'umwijima. Mwaye ikaze ku Story House, aho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku by'ibanze wamenya ku bwoko bw'aba Vikings, ubwo benshi dutekereza ko bushobora kuba buba muri filime gusa cyangwa se no mu bitabo by'inkuru zitabayeho. Yitwa Niko Ingabiye. Mu mwaka wa 1993 mu gace ka Northumbria hari agatsiko k'abaturage b'abarobyi bari batuye mu bice by'umwaro w'inyanja. Amateka ya Vikings atangirira ku mwaro wa Lindisfarne. Bivuga ko abantu babonye ubwato butangaje buturuka ku nyanja rwagati burimo abagabo b'ibigango bitwaje intwaro gakondo nk'amashoka, inkota n'amacumu manini. Igihe ariko abantu icyo batamenye ni uko amajyaruguru y'isi yari agiye guhangana n'ibikorwa by'ubunyamaswa aba Vikings bakoreraga buri umwe wese bahuye nawe. Muri uyu mwaka kandi bivuga ko hari ubwoko bwa Vikings bwatangiye kwagura ubutaka bwa Scandinavia ndetse no kugaba ibitero ku bwami bundi babaga baturanye, ariko bakabikora bakoresheje inzira y'amazi. Amateka kandi avuga ko ibihugu hafi ya byose by'i Burayi aba Vikings babigezemo bagasahura imitungo yabyo byose bayijyana muri Scandinavia. Amateka kandi avuga ko aba Vikings bageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere ya Christopher Columbus. Ushobora kwibaza uti se aba Vikings bari bantu ki? Ubusanzwe Vikings bari abaturage bo mu gace ka Scandinavia, Norway, Sweden, Denmark. Abangaba bari batunzwe n'ubuhinzi nk'akazi kabo ka buri munsi. Nyuma y'iminsi yagiza bagendaga bunguka ubundi bumenyi binjira mu bucuruzi, ubucuzi ndetse n'ubukorikori. Vikings ubusanzwe ngo bari abantu batagira umutima w'ubwoba muri bo. Ibi ngibi bakabishingira ku myizerere yabo ko umuntu upfanye ubwoba bizeraga ko atajya mu ijuru, ibyo bitaga Valhalla. Ibitabo by'amateka bisobanura ko ubuhanga n'ubwoba buke bageraga byatumye batembera isi bifashishije ubuhanga bageraga mu kugashya. Hari n'abenshi bemeza ko bageze mu majyaruguru ya Amerika mbere ya Christopher Columbus. Vikings bageze mu gace ka Greenland mbere y'undi muntu wese ukekwaho ubuhanga bukomeye muri iyi si. Aba Vikings bari abantu badasanzwe kuko aho bageraga hose bicaga igihumeka bahasanze, nyuma bakiba imitungo yose n'ibyo bakeka ko byaba ubutunzi bakabisahura. Ubuhanga bwa Vikings mu gukora amato ndetse no guhashya nibyo byabafashaga kugenda ingendo ndende mu nyanja. Ubwato bwa Vikings bwabaga bufite ubushobozi bwo gutwara abantu barenga 200 bose. Ubwo bushobozi aba Vikings bari bafite nibyo byabafashije gutera aho bashaka hose batabangamiwe n'umubare muke w'ingabo, cyane ko babaga bafite ubushobozi bwo kujyana ingabo bifuza n'igihe babishakiye. Aba Vikings bahinduye amateka y'u Burayi, Uburusiya na Amerika ya ruguru kuva mu mwaka 1993 kugeza mu mwaka w'1966. Ubu bwoko bwa Vikings kuva mu ntangiriro babagaho mu buzima bugoye, akenshi barangwaga no kwimuka kwa hato na hato. Zimwe mu mpamvu zateraga Vikings gora bimuka harimo inzara iturutse ku myuzure yarengeraga ibihingwa byabo, kubyara cyane byatumaga umubare w'abaturage uruta ubushobozi bwabo, amakimbirane y'imbere bapfa ubutware n'ibindi. Aba Vikings kandi ntibemeraga ko umuntu badahuje imyemerere agomba kubaho, bakaba mu buzima butangaje bemera ko umutima w'umuntu utagira ubwoba ari cyo kimenyetso cyonyine cyageza umuntu mu ijuru. Ikintu cya mbere bari bashingiye ko ari ukwizera Imana zabo no kuzirinda. Abakristo bazigaga cyane bavuga ko ari ibigirwamana. Mu mwaka wa 700 kugeza muri 800 bavuga ko abakristo bakomokaga mu Bufaransa no mu Bwongereza batangiye kujya basura ubwoko bwa Vikings mu rwego rwo kubigisha ivanjiri n'ubutumwa bwiza. Gusa amateka avuga ko uwabaga ahisemo kujya muri Scandinavia yagombaga gusiga asezeye abandi, kuko yasangaga amashoka y'aba Vikings amutegereje bakamwivugana ataragera n'ahajya. Ubwoko bwa Vikings nibwemeraga icyaha nk'uko abantu bemera ko icyaha kibaho. Imyemerere kandi y'aba Vikings yari ishingiye ku mana yitwaga Odin, bafataga nk'imana nkuru. Nubwo aba Vikings bemeraga iyi mana yitwaga Odin bafataga nk'imana nkuru, hari n'izindi mana bemeraga nk'izungirije Odin. Izo ngizo ni yitwa Thor, Loki, Baldur, Frigg, Freya, Friel ndetse na Njoror. Buri mana imwe muri izi ngizi yabaga ifite umumaro wayo. Duhereye kuri Odin, niyo se w'imana zose aba Vikings bemeraga, ikaba imana itanga imbaraga, irinda ingabo ku rugamba, n'imana ikuri izindi. Imana ya kabiri ariyo Thor yemerwaga nk'imana y'umurinzi w'ubutaka bwa Scandinavia, by'umwihariko ikaba imana y'indwanyi zabo.
Rocky iyi ngo yari imana iteye ubwoba cyane. Rocky ngo kandi yari imana igice kimwe ikindi gicika umuntu, ingi bayizeraga nk'imana y'uburumbuke. Bardul iyi yari imana ivuka kuri Odin na Frid, ikaba yari imana ngo y'inyampuhwe, gusa bamwe bakavuga ko urupfu rw'imana rwatewe n'ishyari ry'indi mana yitwaga Rocky. Indi mana yitwa Frid. Frid yari imana kazi, ikaba umugore w'imana nkuru Odin, iyo umumaro wayo wari ukureberera imiryango yo mu bwoko bwa Vikings. Freya yo yari imana y'urukundo n'uburumbuke, ikaba kandi yari imana iteza impfu n'intambara. Freya yari n'imana y'ubuhinzi kandi ikaba n'imana y'ubworozi. Gerard yari imana y'inyanja. Ikindi kintu bamenya kuri ubwoko bwa Vikings nuko bwari bufite umuco udasanzwe usanganywe n'abandi bantu basanzwe wo gushyingura, kuko bashyinguraga uwapfuye mu mazi. Iyo umutware mu Vikings yapfaga yashyingurwaga mu bwato bwuzuye inkwi, bukoherezwa mu nyanja rwagati, bwageramo bakaburasaho umwambi bugashya kugeza buhindutse umuyonga. Ni mu gihe abaturage rubanda rusanzwe bo iyo bapfaga bashyirwaga mu bwato buto bakaburohamisha ku ndiba y'inyanja. Ubwoko bwa Vikings kandi bwafatwaga nk'abatangiye kubahiriza uburinganire imbere y'abandi, kuko umugore, umwana cyangwa se undi muntu mukuru wese yifuzaga kujya ku rugamba yarabyemererwaga, cyane ko gupfira ku rugamba byari ishema rikomeye ku witwa mu Vikings aho yavaga akagera. Ibikoresho by'urugamba rw'aba Vikings kandi ntibyagombaga kuburamo ishoka n'inyundo. Ubusanzwe inyundo ngo yari inahagarariye imana Thor, we murinzi w'ingabo ku rugamba. Amateka agaragaza ko aba Vikings bari bafite inyandiko bahuriyeho, gusa ikaba inyandiko irangwa n'ibimenyetso cyangwa se non-alphabet. Ubu bwoko bwa Vikings kandi ngo ntibwagiraga uburyo budasanzwe bwo kubika inyandiko, gusa aho bageraga bakamara kwigarurira bahandikaga amagambo yo mu rurimi rwabo bakayandika ku bisate by'amabuye, aho kugeza na n'ubu mu bihugu nka Sweden, Norway na Denmark bene izo nyandiko zikihagaragara. Reka ngushimire cyane iyo twabonye muri kiganiro, ariko mbere yuko nsoza reka nkwibutse gukanda subscribe niba utarabikora hano kuri Story House, kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye tukugezaho. Nitwa Nikuingabiye.